reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye yibanda cyane ku myidagaduro abari kugenda avugwa yaba mu Rwanda mu Burundi ndetse no kw'isi hose. Rero niba ari ubwa mbere dukurikiye reba munsi ya video kore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose tugenda tubategurira. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho. Ni Munezerarine wamenyekanye cyane muri filimi y'uruhererekanye nka Bijoux. Rero kuri ubu bakaba ari mu byishimo bidasanzwe ndetse n'imyiteguro ye y'ubukwe kabiri hafi. Nibyo rero tugiye kugarukaho tukubwire byinshi utamenye ndetse unahishurirwe cyangwa se unamenye byinshi kuri ubu bukwe Bijoux agiye gukorana n'umuhungu cyangwa se umusore uba mu gihugu cy'Ububirigi. Rero ngusabe ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiriye gusa video kore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose tugenda tubagezaho. Mbere rero yuko tugaruka kuri iyi myiteguro y'ubukwe reka tubanze tubabwire muri make urugendo rwa Bijoux mutamenye ndetse n'ibindi bitandukanye cyane cyane iby'urukundo. Rero hari ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2020 nibwo Aline yambitswe impeta y'urukundo n'umusore bari bamaze igihe bakundana. Icyo gihe rero yandikanye amarangamutima adasanzwe kuri Instagram ye avuga ko rero inzozi ze azasubijwe kuko agiye kurushingana n'umutima we wishimira. Uyu mukobwa rero mu bakinnyi ba filimi bakomeye mu Rwanda yavuze ko impeta icyo gihe yari yambitswe yari impano idasanzwe yakiriye mu buzima bwe kandi ko yishimiye gusangira iminsi y'ubuzima bwe n'umukunzi we wagatangaza. Icyo gihe rero yabyitangazamakuru ko yemeye kurushingana na Bijoux Benjamin kubera ko amukunda nawe akaba amukunda. Atarankunda agira ukuri azi gukora ikiyongereyeho aranasenga. Uyu munsi rero cyangwa se nyuma y'ibyo byishimo bidasanzwe byo kwambikwa impeta kwa Bijoux, nyuma y'iminsi mike rero mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa kabiri nibwo Bijoux yavuze ko yamaze gutandukana na Bijoux Benjamin ndetse ko buri wese yamaze guca inzira ye. Yavuze ko rero hari byinshi batumvikanyeho atishimiye ko rero bijya mu itangazamakuru ndetse akaba yarabigize ibanga. Avuga ko rero yamaze gutangira ubuzima bushya. Icyo gihe rero yagize ati umuhungu wanyambitse impeta twaratandukanye. Hari igihe umuntu aba ari mwiza ku isura ariko wenda ibyo ashaka cyangwa imiterere yiwe atari byo wowe ushaka cyangwa se ntimunahuze. Ntabwo rero ngiye kuvuga ngo wenda we yambereye mubi kuko hari ibyo nawe yavuga ko ntagenjeje neza. Uyu mukobwa rero utarashatse kugira byinshi atangaza yahamije ko yamaze gutandukana na Bijoux Benjamin ndetse icyo gihe yahamije ko yamaze kubona undi umusore umusimbura, ariko icyo gihe rero ntabwo yamutangaje. Ariko ubu ngubu rero bikaba byamaje kugenda bimenyekana. Akaba ari byo rero tugiye kubabwira umusore ugiye gukorana ubukwe na Munezerarine cyangwa se Bijoux. Nyuma rero y'amezi make yambitswe impeta ndetse akaza gutangaza ko yaje gusubiza impeta wari yayimwambitse. Munezerarine uzwi nka Bijoux muri sinema nyarwanda kuri ubu ngubu rero ngiye gushimangira ko ari gukundana n'umuhanzi Lionel Sentore. Nawe rero uyu Lionel nawe akaba yarambitse impeta unzi mukobwa mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 muri Kanama rero umwaka wa 2020 nkuko twabibabwiye nibwo Bijoux yari yambitswe impeta n'umusore witwa Bijoux Benjamin biteguraga kurushingana. Gusa rero biza kurangira bidakunze ko abangaba babana. Nyuma yuko rero ibyo kubana bitabashije gukomeza, Bijoux rero yatangaje ko cyangwa se yanatangaje ko yasubije impeta umusore wari warayimwambitse kuko rero hari ibyo basanze badahuje cyangwa se basanze batabasha kumvikanaho. Rero Bijoux abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe Bijoux amaze iminsi agaragaza amarangamutima adasanzwe ndetse anagaragaza ko ari mu rukundo n'umuhanzi Lionel Sentore utuye ku mugabane w'Uburayi. Atangira rero gushyira hanze uyu musore ku mbuga nkoranyambaga, Munezerarine yagize ati ni Rutikanga igikomye ntatinya itabaro. Amagambo rero yakurikije udutima agaragaza amarangamutima adasanzwe ndetse agenda anahishura ko afitiye urukundo rudasanzwe uyu Lionel. Inshuro nyinshi rero uyu mukobwa akunze gushyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'uyu musore. Nko ku itariki rero ya 10 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2021 uyu mukobwa rero yaratunguranye avuga amagambo akomeye agaragaza ko ari mu munyenga w'urukundo n'uyu muhanzi, aho yagize ati
gukunda ntacyo bimaze, igifite umumaro ni ugukundwa, ariko ikiruta byose ni ugukunda ukanakundwa. Ndagukunda Lionel Sentore. Lionel Sentore rero atangiye kuvugwa mu nkuru z'urukundo na Bijoux, mu gihe rero nawe uyu musore uririmba injyana gakondo nawe mu mwaka wa 2020 mu ntangiriro zaho yari yambitswe umukobwa witwa Mahoro Anesi impeta y'urukundo. Uyu mukobwa rero yambitse impeta, akaba rero nawe yaritabiriye Miss Rwanda mwaka wa 2014. Impeta rero uyu musore yambikiye uyu mukunzi we mu gihugu cy'Ububirigi muri Gashyantare mu mwaka wa 2020. Cyakora rero kuva icyo gihe nta yindi nkuru y'urukundo rwabo yongeye kuvuga. Inshuro nyinshi rero Bijoux yagiye abazwa ku bijyanye n'urukundo rwe na Lionel, yakunze kugenda avuga ko ari inshuti zisanzwe, ariko rero ku itariki ya 10 urukundo rwamutamaje maze ashyira hanze amabanga yose yabo, aho rero yashyize amashusho ndetse n'amafoto hanze bihita bigaragaza ko ari mu rukundo, ndetse binasemburwa n'amagambo yanditseho agaragaza ko yamaze gusaya mu nyanja y'urukundo. Nkibutse ko rero Munezero Aline yagize izina rikomeye rya Bijoux abikesha rero filimi y'uruhererekane y'abamenye yatangiye gukina mu mwaka wa 2019, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari ibintu byagiye bituma abantu benshi bagenda bamumenya, ndetse uwavuga ko uku gukina muri filimi y'uruhererekane y'abamenya byatumye arushaho kugenda amenyekana ntabwo yababeshye, dore ko nubwo rero yarasanzwe ari umukinnyi w'amafilimi mu Rwanda ntabwo yarazwi, ariko rero akaba yaragiye amenyekana bitewe n'iyi filimi yagiye akinamo y'abamenya. Ibintu rero byagiye bigaragaza ko uyu mukobwa afite impano itangaje, impano rero yagiye yishimirwa n'abatari bake, ndetse rero n'umubare munini w'abantu bakomeje kugenda bamukurikira ku rubuga rwa Instagram, dore ko kuri ubu ngubu akurikirwa n'abantu barenga 100,000 ku rubuga rwa Instagram. Uyu mukobwa rero akaba ari umufiyemeri, akaba afite umwana umwe uri mu kigero cy'imyaka 5, ndetse kuri ubu ngubu rero akaba yarakomeje kugenda ibigwi ndetse anakora cyane, ibintu rero byagiye bituma abantu benshi bagenda bamumenya. Gusa rero Bijoux kenshi rero akunze guteza urujijo kuba mukurikira ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amashusho akunda gushyiraho cyangwa amafoto amugaragaza imiterere ye, abantu rero bakagenda bayivugaho mu buryo butandukanye, harimo abavuga ko yiyongera, ariko we akabihakana akavuga ko rero ari imiterere ye isanzwe, ndetse ko ari na siporo akora ndetse n'imirire afata ituma agira imiterere itera abantu benshi urujijo. Ngayo nguko rero iby'urukundo rwa Bijoux ndetse na Sentore kuri ubu ngubu bikaba bigeze ku ntambwe ishimishije. Rero tuzakomeza kugenda tubibakurikiranira, tukazagenda rero tubagezaho amakuru ndetse n'izindi updates zitandukanye uko iminsi izagenda itambuka. Icyo usabwa rero wowe kora subscribe hano kugira ngo ukomeze ugende ubona amakuru atandukanye yibanda cyane ku myidagaduro aba ari kugenda avugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, turabakunda cyane.